Shalom, tuguhaye ikaze nanone hano ku isengesho ribohora official mu mwanya w'ijambo ry'Imana no gusenga. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka dufate umwanya wo gusenga, duhamagara umwuka w'Imana akuzeho kugira ngo ubashe gufashwa n'umwuka w'Imana mu ijambo ry'uno munsi no mu isengesho ry'uno munsi. Imana ibashe gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, kuko ijambo rivuga yuko Uwiteka yohereza ijambo rye agakiza abantu indwara ndetse akababuza kumanuka mu mva. Imana yacu ni Imana ikorera mu ijambo ryayo, ni Imana ikorera mu ijambo ryayo. Kuva isi yaremwa nta na kimwe tubona kitabeshejeho n'ijambo ryayo. Ikiriho cyose, ikigaragara cyose, ikiboneka cyose cyabonetse cyangwa se cyaremwe hakoreshejwe ijambo ryayo. Muri uyu mwanya rero w'ijambo ry'Imana, Uwiteka agira icyo arema mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Agira icyo arema mu buzima bwawe bwo mu mwuka ndetse n'ubwo mu mubiri. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugarutse mu mwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe ni umucyo ndetse nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Ijambo ryawe riduhindukira inkota, kandi ijambo ryawe mu rundi ruhande rikaduhindukira umutsima w'ubugingo. Ohereza ijambo ryawe kano kanya ku buzima bwa buri wese uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Unyumva wese aho aherereye hose, hirya no hino mu gihugu icyo ari cyo cyose aherereyemo, agace ako kose aherereyemo, ndatura ngo ijambo ryawe rihure nawe, rihure n'ubugingo bwe. Ubugingo bwe bukurwe mu maboko y'umwanzi, bukurwe mu byago, bukurwe mu ntambara, bukurwe mu bibazo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze kuko uri Imana mva gusenga. Mpinduka akanwa kawe muri uyu mwanya, ukora ibikomeye biciye mu ijambo, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen. Ijambo ry'Imana ni ijambo rirema, rishyiraho ibitari biriho bikongera bikabaho, kandi rikaba ryapfuye. Ijambo ry'Imana ribasha kuzura ibyapfuye nabyo ubwabyo bikabaho. Ibitari biriho bibaho, ibyapfuye rikabizura. Tubona Lazaro nta kindi cyamuzuye, yazuye n'ijambo ry'umwami Yesu. Yesu yaramuhamagaye ava mu gituro. Biciye muri iri jambo rero, ubugingo bwawe nawe burakurwa hagati y'ababisha n'abanzi babuteze imitego. Tumaze rero ho duherukira hano, twagaragaje uburyo ubugingo bw'umuntu bushobora gufata bugwate. Tubona ko ubugingo iyo bwafashwe mu isi y'umwijima, ababufashe bagira ubushobozi bwo kubihuza, bwo kubukonekta n'ibibazo. Bya bibazo bikava mu mwuka bikaza mu buryo bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo rero mu mwuka uguhiga ntabwo mbere yuko afatisha umubiri wawe abanza gushakisha wowe, abanza gushakisha ubugingo bwawe. Kandi twabonye ko ubugingo bw'umuntu Imana ariyo yaburemye, kuko ijambo riravuga ngo nuko ihumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Wowe ni ukuvuga ngo ubugingo bwabayeho, bwabayeho buzanywe n'Imana, buterekwa mu mubiri w'umuntu. So ubugingo rero ntiwabutandukanya n'umwuka. Kenshi na kenshi ni ukuvuga ngo buba buri kumwe n'umwuka, buzirikanye n'umwuka. Buraza rero bwicazwa mu mubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu rero iyo wavuwemo ubugingo, ntabwo ushobora kubabara. Ubugingo bwo nibwo butuma umubiri w'umuntu ubabara, nibwo butuma umuntu yumva, nibwo butuma umuntu atekereza. Ibitekerezo buriya biri mu gice cy'ubugingo, amarangamutima akaba mu gice cy'ubugingo, ubushake bukaba mu gice cy'ubugingo, umutima ukaba mu gice cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero mu mwuka, umurozi iyo ashaka kubabaza ubuzima bwawe, cyangwa se Satani yashaka kubabaza ubuzima bwawe, ni ukuvuga ngo abanza gufata ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe rero iyo bwatezwe igicu, icyo gicu, iyo tuvuga igico, ni imitego. Mu isi ya kirozi bajya batega imitego. Mu isi ya kirozi inama ziraterana, hakigwa uburyo wafatwa, ubugingo bwawe bwafatwa, hakigwa uburyo babushika. Buriya
gushika bashika umuntu w'imbere ntibashika umubiri. So rero mu bugingo bwawe bashobora kugushika bakagutuzamo abantu ugasanga urimwe abantu ugasanga urimwe abantu. Tangaje ejo hari umuntu ndasenganye nawe ndi kumusengera ntangiye gusenga imyuka mibi itangira kumuvugiramo, ariko imyuka mibi yamuvugiyemo yavugiwemo abantu bakorana, abantu binjiye mu buzima bwe, abantu bashaka kumugirira nabi. Ni ukuvuga ngo rero mu mwuka abantu bazima bariho baragushika mu buryo bwa kirozi, ndavuga abarozi bakagushika mu buryo bw'abarozi mu burozi bwabo, bakinjira mu bugingo bwawe noneho bakakuboha. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abinjiye mu bugingo bwawe, abicariye amarangamutima yawe, abicariye ibitekerezo byawe, abicariye ubwenge, abicariye ubushake muri wowe. Buriya kenshi na kenshi ugerageza gufata ibyemezo bikanga, uri umuntu uhuzagurika mu bintu byose ukibwira ngo ni wowe, kumbe hari umuntu udomina amarangamutima yawe, hari umuntu udomina imitekerereze yawe. Uwo mwuka wo muntu udomina imitekerereze yawe akadomina ubugingo bwawe aguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana umwotse, imbaraga z'ijuru zimukubite, umunyamarayika wisuma byose kugira ngo akubite ikintu cyose cyicare ubugingo bwawe. Reka dusome rero ijambo ry'Imana hano, dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi igice cya 30 uhereye ku murongo waho wa mbere. Ngo Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Abanzi bawe bashobora kukwishima hejuru, bakuzengurutse, bandi bakwanga, batifuza ko wagirirwa neza n'Imana, batifuza ko wabaho neza, batifuza ko ari intambwe watera ngo ubarute, abatifuza ko abana bawe bakwiga. Abo ni abanzi bawe, n'ababisha bawe. Hari abantu batifuza ko wubaka nk'abandi, ubyara nk'abandi. Hari abantu batifuza yuko wacuruza ngo utere imbere. Hari abantu batifuza yuko waba mu gakiza ugakorera Imana neza. Abo ni abanzi bawe rero. Abo banzi rero bawe bakugose mu buryo bw'umwuka. Ndayakubwira ngo nubona ibibazo biri mu buzima bwawe, ujye umenya ngo buri kibazo cyose haba hari umuntu ukishe inyuma, umwana w'umuntu, hari umwuka w'umuntu uri inyuma y'ibibazo. Iyo tuvuga umuntu ntuzumva umuntu mubiri, ujye wumva umuntu mwuka. Hari abantu mu mwuka baba bari inyuma y'ibyo bibazo urimo uracamo, ndetse banezezwa nuko ibyo bibazo bikuriho, bishimiye ibyo bibazo byawe. Kandi gitangaje hari bamwe muri bo bungukira mu bibazo urimo, bungukira muri ubwo burwayi. Hari abungukira muri uko gusenyuka k'umuryango wawe, hari abungukiye muri uko gutana k'uwo mwavugaga rumwe, hari abungukiye muri uko gutandukana n'iyo nshuti yawe, hari abungukiye muri iyo mibereho yo kubana n'abantu ushwana nabo nta n'umwe uhuza nawe, hari ababyungukiramo. Ndagusengera rero kugira ngo abo binjira mu buzima bwawe bakungukira mu bibazo byawe, abagufashe mu mwuka, abagufashe mu ubugingo bwawe bakaba babudomina mu isi y'umwuka, bagushireho n'imiti y'imitekerereze. Uratekereza ukagonga ibikuta, wakwibaza ukibaza ibikubabaza, ukibaza ibigutera agahinda, ukibaza bituma wigunga impande n'impande. Urabona ibibazo iburyo n'ibumoso bikugose, urapfumura n'ijisho ryawe imbere hawe ntuhabone, kubera mu isi y'umwuka ubugingo bwawe bugoswe n'abanzi. Mu isi y'umwuka hari abakugose iburyo n'ibumoso. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Iyo birivuga ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ntabwo ari imibiri y'abantu uzabona yikubise hasi. Mu mwuka hari abantu benshi cyane bagushakisha, bahiga umugisha wawe, bashaka kukwiba no kwiba ubugingo bwawe kugira ngo niba bishoboka upfu ukenyutse. Ariko abo bose bakugose iburyo n'ibumoso, ndatura nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Uyu munsi abantu inzovu bagwa iburyo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka abantu inzovu bagwa iburyo bwawe, ari abambaye umubiri, ari abo mukorana bakurwanya bakoresheje imyuka mibi bakuroga, ari abo mu mafamiye bakuroga, ari abo hirya no hino. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo bagwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rirambwira ngo kandi abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, abandi 1000 bagwa imbere yawe, ngo kuko nta kibi kizakugeraho,
nta n'ibyago bizegera ihema ryawe. Aba bantu rero nta kindi kiba kibagenza nuko babifuza kugira ngo baguteze ibibi, baguteze ibyago, baguteze amakuba. Reka ngusomere iri jambo rero turimo turasoma ndisoze. Iravuga ngo ntukundire abanzi banjye kunyishima hejuru, ngo Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura kuzimu, wankijije urupfu ngo ne wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Urumva mwisi y'umwuka ubugingo bw'umuntu bashobora kumumanura ikuzimu, kaburi hano mwisi ariko ubugingo bwawe bwamanuye ikuzimu, abarozi bamumanuye ikuzimu, Satani yabufatiye ikuzimu. Iyo ubugingo bwawe rero bwafatiwe ikuzimu, bwamaze kugwa mu gico, bwagoswe n'imbaraga z'ikuzimu, hano mwisi ifite imibiri, mu buryo bw'umubiri uhura n'ibyago byinshi, uhura n'amakuba, uhura n'ibibazo bitandukanye, ibibazo by'uruhurirane biza byisukira ku buzima bwawe. Nuvuga ngo nta ikibazo gisimburana n'ikindi kibazo. Iyo ubugingo bw'umuntu bwamanuriwe mu rwobo cyangwa se bwamanuye ikuzimu, ndagusengera kugira ngo ubugingo bwawe aho buri kuzimu mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'Imana bukureyo, kuboko kw'Imana kubukureyo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo tuvuga ikuzimu, hari ikuzimu ya Satani nyirizina, ahari icyicaro cy'ubwami bw'umwijima, ahari icyicaro cy'ubwami bw'umwijima, iwabo w'amashitani, iwabo w'imizimu n'amajini n'imbaraga zose bega ku cyicaro gikuru nyine, headquarter kwa Satani. Ndavuga headquarter aho intebe ya Satani iri, ikuzimu. Hakaba rero ni kuzimu y'abarozi bashobora gukora, hakaba ni kuvuga ngo hari kuzimu abarozi bashobora gukora, hakaba kuzimu munsi y'inyanja, hakaba kuzimu mu kirere, hakaba kuzimu noneho za zindi z'abarozi. Kuzimu y'abarozi ishobora kuba mu gishanga, ishobora kuba mu misozi, ishobora kuba mu bufumo, ishobora kuba mu kizu kitagira abantu, ishobora kuba mu matongo, ishobora kuba mu marimbi, ishobora kuba ahantu hariho hose. Abarozi bashobora kugufata bakakubohera bakaba ariho baguhubika. Ariko ndatura kugira ngo aho ubugingo bwawe bwose buri, iyo ubugingo bwawe rero buri kuzimu yo mu barozi, uhorana inzozi mbi cyane. Usanga inzozi zawe uri mu bishanga, inzozi zawe uri ahantu mu misozi, ugasanga inzozi zawe ni ukurya no kunywa, ugasanga nyine urota urya, urota unywa, urya ibintu bidasobanutse. Ikuzimu nuvuga ngo ubugingo bwawe bwafashwe n'abarozi bakabuhera muri kuzimu yabo. Usanga ubugingo bwawe uba wibona mu irimbi, uba wibona mu migezi, ugenda ubona usimbuka imigezi, urota ibintu by'inka, nta nzozi namba nzima ugira. Iyo ubugingo bwawe bubohewe ikuzimu y'abarozi, iyo ubugingo bwawe bubohewe ikuzimu h'abakozi ba Satani, aho ngaho mvuze urota uguruka, rimwe na rimwe ukabona wicaye ku ibisiga bikugurukana, urota urya inyama, urota abana b'impinja basa nabo bakikiye, urota ibintu, ugira ibizozi bya fake, nta nzozi zifite ishusho ugira. ishusho ugira. Inzozi zose ziza akajagara akavuyo, cyangwa se kubatarota. Nuvuga ngo ubugingo bwawe bwabohewe kuzimu y'abarozi, ukaba utarota, amaso y'imbere muri wowe atabona. Ni ukuvuga ngo wowe ikikubaho ugira ibitotsi byinshi nk'iby'urupfu, wabyuka ukumva ufite umunaniro mwinshi, ukumva umeze nk'umuntu wakubiswe, ukumva umeze nk'umuntu wahondaguwe, rimwe na rimwe ukumva ingingo zose umubiri wawe wose urakurya. Uwo muntu rero mwisi y'umwuka ubugingo bwe buba buhewe buri kuzimu y'abarozi, kuzimu y'abarozi bakoze ariho bamwishize. Ndagusengera rero wowe ubugingo bwawe bwaba buri kuzimu y'abarozi, kubera yuko ubugingo iyo bwafashwe bibasha badomina n'umubiri. Twabonye mu kurema kw'Imana ngo Imana imaze iremye umuntu ngo ifata umwuka w'ubugingo ihumekera mu mazuru, ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bishatse gusobanura iki? Umwuka, iyo umwuka uha ubugingo kubaho, ubugingo bwashyika mu mubiri, umubiri nawo ukabaho. Nuvuga ngo byitangirira mu mwuka, umwuka ugahereza ubugingo, ubugingo bugahereza umubiri. So nuvuga ngo rero ikibazo cyose iyo kiri gucurwa, gicurwa mu mwuka
kigasunikwa mu bugingo, ubugingo hanyuma bukakizana mu buryo bw'umubiri. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo ngo buri kibazo cyose cyashyizwe mu bugingo bwawe, gishizwemo n'imbaraga z'umwijima, gisoke mu izina rya Yesu Kristo, gisoke mu mbaraga z'umwuka wera. Kenshi na kenshi nkunze kwigisha ari nako nsenga, nkunze kwigisha cyangwa se kuvuga ubutumwa nyoborwa no kugira ngo nkwirukane uwo mwuka, hanyuma nsoze kwigisha imbaraga z'Imana zakubohoye, umwuka w'Imana yakubohoye. Nuzamura ibyiringiro byawe rero ukazamura kwizera kwawe, ntabwo turi buze gushoza Imana itarakora umurimo udasanzwe mu buzima bwawe. Wowe izere gusa, wowe izere gusa, urabona ubwiza bw'Imana. So rero dukomeje tugasoma rero hano urumva Dawidi nibyo aravuga ngo Uwiteka Imana yanjye naragutakiye urankiza, Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye bukuri kuzimu. Aho niho twari turimo turavuga ngo wazamuye ubugingo bwanjye bugira gute, ubukura ikuzimu, wankijije urupfu. Nuvuga ngo urupfu bwarwo, ngo wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Kuzimu mu yandi magambo hari kuzimu yo mu rwobo. Kugira ngo nsobanure iki kintu, reka ngusomere iki cyanditse kugira ngo nubwo wenda atari byo bintu nifuzaga kuvuga cyane, ariko mba nifuza kugira ngo ikintu tuvuze abantu bagisobanukirwe, abantu basobanukirwe icyo tuvuze. Urumva hano Dawidi aravuga ngo wankijije, ngo Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye bukuri kuzimu, wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Urumva ko mu mwuka hari urwobo. Uru rwobo rero ruba hehe? Reka dusome hano mu byahishuwe, wumve igitabo cy'ibyahishuwe, niho tugiye kujya kugira ngo turebe ibyo ngibyo Bibiliya irimo irita ngo wankijije urwobo, wankijije urupfu kugira ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Niko ijambo rivuze ngo wankijije urupfu kugira ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Ni ukuvuga ngo hari inzu, hari urwobo. Hano Bibiliya itwereka abantu bashobora kumanukamo urwobo. Ushobora kwibwira ngo ni ruriya rwobo, wenda ruriya ariyo mva abantu bacukura bagashyiramo umubiri. Yego nabyo narwo ni urwobo, ariko hano hari urundi rwobo hano Bibiliya igaragaza mu byahishuwe igice cyaho cya 9, handitse ngo umurongo waho wa mbere ngo marayika wa 5 avuze impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Hano turi kubona urwobo rw'ikuzimu. Urwo Dawidi yavugaga rwari urwobo rw'ikuzimu. Uru rwobo rw'ikuzimu rero rutandukanye n'uriya mwobo twita imva bashinguramo umubiri. Urwobo rw'ikuzimu ni urwobo runini cyane mu isi y'umwuka, hamanurirwa ubugingo bw'abantu. Imana ikurinde kuzahamanuka mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka yitambike, imbaraga z'Imana zitambike mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 2 ngo ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Urumva hano ikiri jambo rivuga rero ngo marayika 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ubwo yumva ni inyenyeri ihawe ubushobozi bufungura urwobo rw'ikuzimu, ngo ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Aha rero niho Dawidi yavugaga ngo wankijije urupfu kugira ngo ne kumanurwa mu rwobo rw'ikuzimu. Mu isi y'umwuka, umurozi iyo akora ibigenzo n'imihango itandukanye, ahamagara ubugingo bwawe bushika, abasha kugukingurira urwobo rw'ikuzimu cyangwa imizimi ikazamuka ikuzimu, mashitani akazamuka ikuzimu, akaba yafata ubugingo bwawe akabumanura. Ndagusengera rero kugira ngo ubugingo bwawe bukurwaho ahantu ari hose, ababugenza n'ababushakisha umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo. Abagenza ubugingo bwawe, abagenza ubugingo bw'umuntu iyo bwafashwe n'imibereho irafatwa, destination irafatwa, ahazaza h'umuntu harafatwa, inyenyeri z'umuntu zirafatwa,
ubuzima bw'umuntu butakaza icyerekezo hano mu isi, imibereho y'umuntu itakaza icyerekezo iyo ubugingo bw'umuntu bwafashwe. Ndacyagusengera, ugomba kuzajya wibanda cyane ku gusengera ubugingo bwawe kugira ngo bukure mu maboko y'ababwanga n'ababuhiga. Dusomye rero Zaburi igice cya 36, Zaburi igice cya 36, aho niho tugeze muri Zaburi igice cyaho cya 36. Zaburi igice cya 36 handitse ngo, muri Zaburi igice cya 36 n'umurongo waho w'8 hatangira havuga ngo, Mana, duhere ku murongo wa 7 ngo, Mana erega imbabazi zawe n'iz'igiciro cyinshi, abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Bazahazwa rwose n'umubyibuho mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. Kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Urumva, aho Imana iri niho hari isoko y'ubugingo. Ku muntu wifuza ubuzima bunyabuzima, nuko abagomba kwihuza n'Imana, kuko ubugingo buturuka ku Mana. Iyo tuvuga ubugingo, wumve ko ari naho ubwenge buba buherereye. Nuvuga ngo ubugingo bwafashwe bwawe, ubwenge burafatwa, ubushobozi bwo guhitamo, ubushobozi bwo kwiyobora, ubushobozi bwo kwigenzura, ubushobozi bwo kwitegeka ukabutakaza. Ntabwo wongera kwigiraho ububasha bwo kwikontorora. Ubushobozi n'ubwo bwo kwigenzura, ubwo kwiyobora, ubwo kwitegeka, ubwo kuba wakwishyiriraho hari amahame wagenderaho ukabasha mbega kugira principe zigenga ubuzima bwawe, ntubishobora. Usanga ujagaraye, usanga nta control ugira ubwawe, utikontorora ubwawe, ukontororwa. Uravuga ukavuga n'ibyo utakagombye kuvuga. Iyo cyane cyane bwamaze kwinjirwa burimo burafatwa. Nukuvuga ngo ubu muntu mu isi y'umwuka, ubu muntu ugabanyijemo ibice byinshi. Barakugabagabana mu isi y'umwuka. Abarozi bashobora kukugabagabana. Umwe agafata igice cy'amahitamo akazajya kubuza guhitamo neza. Ibyo uhisemo byose ugasanga uhisemo ibizakuzanira ingaruka, ibizakwicira ubugingo. Usanga urimo uyoborwa n'imbaraga zindi, kuko uba barakugabanyijemo ibice byinshi. Haba hari umwuka ukontorora imitekerereze, haba hari umwuka ushobora kugukontorora mu gihe cy'amahitamo yawe, uguhitiramo wowe ugasanga ahubwo icyo wihitiyemo cyose ni ikikuyobya, ni ikigaruka, ni ikizatuma wongera kugira uhura n'ingaruka zitandukanye. Usanga umunezero wawe uba mukeya. Hari abantu bamwe na bamwe usanga nta kintu kibaho kibanezeza muri ubu buzima. Burya umuntu nk'uwo ubugingo bwe mu gice cy'amarangamutima aba yarafashwe n'ubwami bw'abadayimoni, aba yarafashwe n'abazimu. Ndagusengera kugira ngo buri gice cyose cyawe kigaruriwe n'abantu bakirekure mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ibyo rero busabwa kugira ngo garuke ku Mana. Imana kuko ariyo soko y'ubugingo, niyo soko y'amahoro y'umuntu, niyo soko y'umunezero n'ibyishimo by'umuntu, niyo soko y'ubwenge bw'umuntu, niyo soko yo kubaho k'umuntu. Biba bisaba kugira ngo kuri wa muntu wifuza kubaho yongere agaruke ku isoko, nk'uko ijambo rivuze ngo kuko aho uri, aho Imana iri, ngo niho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Nuvuga ngo iyo wagarutse ku Mana utangira kubona umucyo w'ubuzima bwawe, umucyo w'ahazaza hawe. Hari igihe umuntu aba areba ibibazo, ariko kuko atari imbere y'Imana ntabone iherezo ry'ibibazo. Yaza imbere y'Imana agahita umucyo wamumurikira, agahita abona iherezo ry'ibibazo ahagazemo, agahita abona iherezo y'intambara ahagazemo. Impamvu kano kanya utabonaga iherezo ry'ibyo uri muracamo, by'intambara uri muracamo, nuko mu isi y'umwuka abasunitse ibyo bibazo baba bamaze no kukwicaza mu mwijima, utuma utabasha kubona imbere, utuma utagira n'icyizere cy'uko ibyo bibazo bigomba kurangira. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka kuzamuremo ibyiringiro no kwizera, wumve ko hari iherezo ry'ibyo uri muracamo, hari iherezo ry'izi ntambara unayoyapitia ni mapito. Ibyo uri muranyuramo ni nyine ni ibihita, ni ibitambuka. Ndavugana nawe wowe waruhebye cyane, wumva ko ibyo uri muracamo bidafite iherezo. Oya, ayo nambajwe ya Satani yafashe ubugingo bwawe,
akuganiriza kwihebesha bifite iherezo. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Chochote kilicho na mwanzo kina mwisho. Buri kintu cyose kifite itangiriro kigira n'iherezo ryacyo. Satani ntakakubeshye ko ibyo urimo nta herezo bifite iherezo. Iyo watangiye kwisanga wiyumva gutyo, menya ngo bwa bugingo still abasunitse ibyo bibazo babufashe. Ndatura kugira ngo marayika w'Uwiteka afate ubugingo bwawe abukure mu maboko y'ababudominaga. Dukomeje tugasoma rero ijambo ryagukumbisha yuko ngo aho Uwiteka Imana iri, aho niho hari iki? Hari isoko y'ubugingo. Kandi ngo mu mucyo wawe niho tubonera umucyo. Mu mucyo nuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yavuze ngo ninjye mucyo. Igihe cyose uri imbere y'umwami Yesu, igihe cyose wizereye Yesu, uhagaze muri Yesu Kristo, ubona umucyo w'ibyo urimo uracamo, ubona umucyo w'ibyo urimo uranyuramo, ukabona n'umucyo imbere hawe. Ndatura ngo Imana izana umucyo mu byo urimo uracamo no mu byo uranyuramo, ngo ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ngo ikirenge cy'umwiboneke kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Dawidi yarazi yuko ukuboko k'umunyabyaha kwe gushobora kwimura umuntu. Harimwe na rimwe hari abantu batakwa mu isi y'umwuka, umurozi kugira ngo abashe kubadomina akabanza kubimura, akabimura mu kirere cyabo, akabajyana mu kirere cyabakoreramo. Ariyo mpamvu uzasanga urosha inzozi ukarota inzozi ukabona uri ahantu utazi. Inzozi zawe zirimo zirakwereka uri ahantu utazi, uri kumwe n'abantu utazi. Ni ukuvuga ngo ibyo bisobanura iki? Mu isi y'umwuka umurozi n'uvuga ngo aba yaje akabanza akakwimura akagukura mu kirere cyawe, akakujyana mu kirere cyabasha kugufatiramo, cyabasha kukuboheramo, cyabasha kukwangirizamo. Ndagusengera rero nk'uko hano Dawidi yasenze isengesho akavuga ngo agasenga rino sengesho akavuga ngo ikirenge cy'umwiboneke kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Nawe ndagusengera ngo ikirenge cy'uwakwishyizemo, ikirenge cy'ukwanga, ikirenge cy'ukurwanya, ikirenge cy'utakwifuriza ibyiza cye kukugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Cyaba ari ikirenge cyiza mu mwuka kikaza ushyizweho usinziriye, cyaba ari ikirenge cyiza mu buryo bw'umubiri, ikirenge cy'umwibone, umwibone yumva ko agufiteho ubutware, umwibone wumva ko agufiteho ubushobozi, umwibone wumva yuko ntacyo wamugeranaho. Icyo kirenge cy'umwibone Uwiteka acirukanire kure cye kukugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Cyaba kiri ikirenge cyo mu buryo bw'umwuka, cyaba ari ikirenge cyo mu buryo bw'umubiri, byose ndasenze kugira ngo Mana Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi yohereza abamarayika bakumira ibyo birenge by'umunyabyaha, bakumira ibyo birenge by'umwibone urwanya ubuzima bwawe, ntibikugeraho mu izina rya Yesu Kristo, ntibikugeraho mu mbaraga z'umwuka wera. Kandi nanone uyu munyabyaha ye kukwimura, uyu mukonikoni ntakimure ubuzima bwawe, ntakimure imibereho yawe, ntakakwimure mu kazi kawe, ntakakwimure ngo agutandukanye n'Imana yaguteretsemo, ntakakwimure ngo agutandukanye n'umuryango wawe, ntakakwimure ngo agutandukanye n'umufiance wawe, ntakakwimure ngo agutandukanye n'umugabo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo kirenge cy'umwibone kiza kigusatira. Ndabona mu mwuka hari abantu, hari ibirenge byasatiraga by'abibone bigamije kugira ngo bibateshe agaciro, birwanye ubuzima bwabo, birwanye imibereho yabo, birusha ubuzima bwabo. Ndatura ngo ibyo birenge marayika w'Uwiteka bice, ibyo birenge by'abadayimoni, ibyo birenge by'imizimu, marayika w'Uwiteka bice mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka bice mu izina rya Yesu. Ibyazaga bigusatira, marayika w'Uwiteka bitemagure izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kandi cya kabiri, uwo munyabyaha cyangwa uwo mwuka mubi, abo badayimoni cyangwa abo baruzi ntibabashe kukwimura mu izina rya Yesu. Ntibakwimure muri ako kazi ukoreramo, ntibakwimure mu mavuta yawe, ntibakwimure ngo bagukure mu byiringiro wari ufite, ntibakwimure ngo bagukure mu kwizera wari uhagazemo, ntibakwimure ngo bagukure mu bihe byiza byo gukunda Imana no kubaha Imana. Abari bagambye kukwimura, ndatura ngo bagwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, bakubiswe na marayika w'Uwiteka. Abo bagwe imbere yawe mu izina rya Yesu,
abo boga imbere yawe mu izina rya Yesu. Handitswe yuko abanzi bacu bazadutera baciye mu nzira imwe, bakaduhunga baciye mu nzira zirindwi. Buri mwanzi w'ubuzima bwawe, buri mwanzi wa future yawe, buri mwanzi wa destination yawe, buri mwanzi w'iterambere yawe, buri mwanzi w'amahirwe yawe, buri mwanzi w'akazi ukora, buri mwanzi w'ikimana yakuvuzeho, ndatura ngo agwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Malaika witeka mutsinde, malaika witeka mugushe, ijuru rimukuneshereze, ijuru rimugutsindire mu izina rya Yesu Kristo. Uwo wagambiriye kukwimura kuri uwo musozi, uwo wagambiriye kukwirukanisha mu kazi, uwo wagambiriye kugira ngo akumeneshe uve mu rugo rwawe womangatane usenye urugo, uwo wagambiriye kugusenyera urugo, uwo wagambiriye kugira ngo agutandukanye n'umuntu wese waza mu buzima bwawe akurambagiza, imbaraga z'Imana zimumeneshe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo wagambiriye kugutandukanya n'abantu bose b'ingenzi kandi b'umumaro mu buzima bwawe, bagufasha muri destination yawe, bakubera ukuboko, bakubera inkoni wishingikirizaho ugeze mu bunyerere mu izina rya Yesu. Ndatura ngo izo mbaraga zigambiriye kugutandukanya no kugukuraho abantu b'umumaro, zigashaka kugira ngo usigarure nyakamwe, ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo, ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka ndabona hari abantu umwanzi ashaka kugabaho ibitero, akabakuraho inshuti bagasigara ari ba nyakamwe kugira ngo abone uko ababaza cyane. Ncubije inyuma icyo gitero ku buzima bwawe, ndacirukana ndagitatanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Imana ikugarurire abantu b'umumaro, abantu b'ingenzi ntibakuveho, abagufasha mu buryo bw'umwuka ntibakuveho, abagufasha mu buryo bw'umubiri ntibakuveho. Mu mwuka uba ukeneye umuntu ugushyigikira, ugufata ukuboko, ndetse no mu mubiri uba ukeneye ugufasha mu buryo bw'umubiri. Abo bose bakwiye rero mu buzima bwawe, Uwiteka abakuzengurutseho iburyo n'ibumoso katika jina la Yesu Kristo, kugira ngo ubugingo bwawe bubashe gukingirwa no kurindwa. Uwiteka kugirire neza. Dukomeje muri Zaburi igice cya 40 n'umurongo waho wa 15. Zaburi ya 40 umurongo waho wa 15, handitswe ngo abambwira bati ahahaha. Ariko duhereye ku murongo wa 13 hatangira avuga ngo Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare, abashakira ubugingo bwanjye kuburimbura bakorwe n'isoni, abishimira ibyango byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Urumva ko hano Dawidi ari marasenga, ari marinjinga Imana. Dawidi yari umwinginzi cyane, aravuze ngo Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare. Imana yemere kugukiza muri aya masaha, Imana yemere kugutabara aho unyumvira hose, waba uri mu modoka yawe, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu rugo iwawe, waba uri mu kazi, aho waba uri hose uri kunyumva, ndagusengera ngo Uwiteka yemere kugukiza, ndagusengera ngo Uwiteka atebuke agutabare mu izina rya Yesu. Abashakira ubugingo bwawe kuburimbura bakorwe n'isoni. Hari abashaka ubugingo bwawe mbere yo kwifuza umubiri wawe, babanje gushakisha uburyo bafata ubugingo bwawe. Bamenye neza yuko kugira ngo bafate umubiri bisaba kugira ngo babanze bafate ubugingo. Niyo mpamvu umuntu ajya kukuraguriza akajya guterekera, abashaka we mu buryo bw'umwuka mbere yuko afatisha umubiri. Ndagusengera rero ngo abo ngabo mu isi y'umwuka bashakisha ubugingo bwawe kugira ngo baburimbure, abafashe umutima wawe, abafashe ubwenge bwawe, nibo bagena ibyo ucamo n'ibyo udacamo. Mu isi y'umwuka imbaraga zagenaga ibyo unyuramo, imbaraga zagenaga ibyo unyuramo. Niyo mpamvu ubona wigenzura mu buzima bwawe, ukabona urimo urahura n'ibintu tubigukomeretsa, ibintu bikubabaza, noneho nawe ugashakisha kwishakira amahoro yawe, ugashaka kuyoboka kwidagadura mu biyahanga, urimo urashakisha amahoro yawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ngo amahoro atangwa n'Imana ihoraho. Ntabwo amahoro ari mu kabari. Yumva wa mugabo we urara mu kabari kuko wabuze amahoro. Ntabwo amahoro ari muri ako kabari. Satani yatatse urugo rwawe, amaze kurwataka
ntiwabuhuza n'uwo mwashakanye, wirirwa mu kabari, urara mu kabari wumva ko ari wabonera amahoro. Nta mahoro wabonera mu kabari. Umva nawe wumva ko amahoro wayabonera mu gusambana no mu guhura n'abagore n'abakobwa batandukanye cyangwa n'abagabo batandukanye, ukumva ari byo byaguhesha amahoro. Ibyo birimo biragusenya ahubwo kabiri, ibyo birimo biragusenya gatatu, biragusenya ahubwo inshuro 7. Sohoka muri ibyo mu izina rya Yesu. Izo ni imbaraga zirushaho kudomina ubuzima bwawe. Izo ni imbaraga zigira ngo zikomeze kwica hazaza hawe. Ndagusengera kugira ngo agakiza k'Imana kagusange. Uwiteka atebuke nawe agukize, nawe agutabare, nawe agutabare mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abishimira ibyago byawe basubizwe inyuma bagire igisuzuguriro. Abakwishimira gusubira inyuma kwawe, abakwishimira kugwa ukava mu byizerwa, abakwishimira gusubira inyuma mu by'ubukungu, abakwishimira gusubira inyuma mu mikorere, abo bose bifuza gusubira inyuma kwawe mu buryo bw'ibifatika no mu buryo bw'idafatika, bagira igisuzuguriro bamware mu izina rya Yesu Kristo. Bagira igisuzuguriro bamware mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Abashakira ubugingo bwawe kuburimbura bakorwe n'isoni bamware bose. Abishimira ibyago byawe basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Abambwira bati ha berekwe kubw'isoni zabo, barekwe kubw'isoni zabo mu izina rya Yesu. Uwiteka kutabare, Uwiteka kurengere, Uwiteka akwibuke. Dusoreza muri Zaburi ya 49 umurongo wa 16, hanyuma dusoze Zaburi ya 49 umurongo wa 16. Hatangira havuga ngo ntubitinye umuntu natunga icyubahiro cy'inzu cye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana, icyubahiro cye kitazamanuka ngo kimukurikire. Nubwo yibwiraga kiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bagushima witungishije, ubugingo bwe buzasanga basekuruza batazareba umucyo ukundi. Umuntu ufite icyubahiro ntagire ubwenge, ahwanye n'inyamaswa zipfa. Urumva mu isi y'umwuka, iri jambo dusomye ritangira ritwereka ngo ntubitinye umuntu natunga icyubahiro cy'inzu cye kikagwira. Hano mu isi umuntu ashobora gutunga akagira icyubahiro akaba umuntu ukomeye, ariko ahangaha ijambo rero tubwiye ngo napfa cya cyubahiro ntabwo azigera akijyana ngo akimanuka naho azaba agiye. Ngo nubwo yibwiraga kiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bamushimaga ko yitungishije, ngo ubugingo bwe buzasanga basokuruza. Hano urabona ko bwa bugingo stili nibwo bucomorwa bugakurwa mu muntu. Iyo umuntu apfuye umubiri ushyirwa mu gitakariya, ariko ubugingo bufite aho bujya. Ubwo bugingo bufite aho bujya. Hari abantu rero bashaka kugucomoramo ubugingo ngo babutandukanye n'umubiri wawe imburagihe. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu mu bintu ni munini, arabyibushye, umuntu afite umubiri munini, ariko mu bugingo arimo arashonga, muri we mwimbere yarangiritse, muri we mwimbere ababaye, muri we mwimbere afite agahinda, muri we mwimbere rusibana. Ndagusengera rero, ubwo ni ikimenyetso kigaragaza aho yuko nubwo mu mubiri wagaragaraga kumeze neza, ariko mu buryo bw'ubugingo ibyo ni ibimenyetso simusiga ko ubugingo bwawe bwamaze gufatwa kandi bwatandukanyijwe n'umubiri wawe. Umubiri nta kibazo ufite, ariko mu bugingo rurasibana. Mu bugingo nta mutekano, mu bugingo nta mahoro, mu bugingo nta sikirite. Mizimu irari kuniga, dayimoni barara bakubyina, bagukorera karasisi. Myuka abadayimoni ikuvugiramo mu mubiri, yicaye mu buzima bwawe, yicaye mu mibereho yawe. Ariko ndagusengera ngo abafashe ubugingo bwawe bose umuriro w'Imana batwike hatabuzemo n'umwe. Bose bashye bakongoke, ubugingo bwawe bucire, ubwenge bwawe bucire, umutima wawe bucire, ibitekerezo bicire, marangamutima acire, ubushake bucire, imyumvire yawe ucire mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka gushire ku murongo, umucyo ube mwinshi muri wowe. Ndakwaturaho umucyo mwinshi mu buzima bwawe, umucyo ugwire muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Umwijima uguhunge, uw'ibibazo uguhunge, uw'intambara za Satani uguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka bari bumvaga yuko babasha kudomina
imitekerereze yawe, babasha kudomina ubwenge bwawe, abashyize imipaka mu bwenge, abashyize imipaka mu mishinga yawe, abashyize imipaka ahazaza hawe, abo bose imbaraga z'Imana zibakuburira icyarimwe. Ndayakubwira ngo ubugingo bw'umuntu bwafashwe, umuntu ashobora kugushyiriraho imbago, akagushyiriraho imipaka, akavuga ngo uyu ntazarenga, uyu ntacyo azageraho, nubwo yize ariko ntacyo azageraho, nubwo ashatse ariko urugo ntiruzakomera. Ugasanga mu isi y'umwuka imipaka washyiriweho ni myinshi, kandi koko ugasanga no mu mubiri bikubayeho. Impamvu biba byabaye no mu mubiri nuko mu bugingo bwawe utarajijuka, utarasobanukirwa. Yego mu buryo bw'umubiri witwa ko ufite ubumenyi mu by'umubiri, ariko mu bugingo, mu by'ubugingo nta bumenyi ufite ku bijyanye n'ubugingo, nta bumenyi ufite ku bijyanye n'umwuka n'ubuzima bw'umwuka. Rero mu mwuka umuntu wese wakudomina, mu mwuka iyo umuntu yakunesheje no mu mubiri arakunesha. Mu mwuka iyo umuntu yakurushije imbaraga no mu mubiri akurusha imbaraga. Mu mwuka iyo umuntu yakurushije ubwenge no mu mubiri abakurusha ubwenge. Kubera ko uzibwira ko ufite ubwenge bwo gukora ibintu hano mu isi, ariko umuntu ufite ubwenge mu mwuka azakubana bya bindi uzakora hano mu isi mu buryo bw'umubiri byange. Uzacuruza koko uri umuntu uzi gucuruza, uri umuntu nyine uzi gufata neza abakiriya, ariko umuntu ufite ubwenge bwo mu mwuka azakubana abakiriya ubabure, cyangwa se n'ukuguriye nuje ntiyongere kugaruka ukundi. Kuko mu isi y'umwuka afite ubumenyi ku bijyanye n'ubugingo, afite ubumenyi ku bijyanye n'umwuka, afite ubumenyi ku cyitwa umuntu, ahantu ho icyo yakora, akabana umuntu, agashika umuntu, akamufata, akamuhambira. Ndagusengera rero kugira ngo uhumuke mu izina rya Yesu Kristo, mu bugingo bwawe uhumuke, mu mwuka uhumuke. Imbaraga z'abantu bakorana n'imyuka mibi bakudominaga, bari barinjiriye wowe, basesera mu buzima bwawe, barakugabagabana, bagabagabana intekerezo zawe, bagabagabana emotion zawe, bagabagabana imyumvire yawe, bagabagabana imigisha yawe, bagabagabana ukuboko kwawe kwiza, bagabagabana umuryango wawe, bagabagabana destination yawe mu buryo bw'abadayimoni, mu buryo bw'imbaraga z'umwijima. Abo bose ndabatatanya mu izina rya Yesu. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, abinjira ubuzima bwanje bakabwinjira mu buryo bw'imyuka mibi, bakabwinjira biciye mu migenzo yo kuroga no kuraguza, abashatse kundimita, abanyanga nta mpamvu, abandwanya ntacyo nabatwaye, abatifuza kugirirwa neza n'Imana kwanjye, batifuza kubona nishimye, batifuza kubona nezerewe, batifuza kubona ndi mu mugisha yanjye, batifuza kubona amateka yanjye ahinduka mu isi y'umwuka, abungukira mu bibazo no mu ntambara zose ncamo, katika jina la Yesu, biciye mu myuka mibi, biciye mu badayimoni, biciye mu kuroga kwabo, aka kanya mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana utagaragarira amaso y'umubiri umanuke twite abo bantu batatanye, abari mu buzima bwanjye bose b'intumwa za Satani, bibikoresho bya Satani. Marayika w'iteka birukane, marayika w'iteka bagushe, katika jina la Yesu watsinze urufuniko zimo, katika jina la Yesu watsinze urufuniko zimo, katika jina la Yesu kinga ntihagire ucingura. Imbaraga z'umwami Yesu ndatura ngo zirambohoye, ndatura ngo zirankishije, ndatura ngo zikuye ubugingo bwanjye mu maboko y'ababi, ndatura ngo ubugingo bwanjye bukuwe mu maboko y'abibone, bukuwe mu maboko y'ababugenzaga, ndatura ngo abangenzaga mu isi y'umwuka bagenza ubugingo bwanjye, ngo babutsembe, ngo babumanure hasi, ngo babubwice, katika jina la Yesu. Aho bifuzaga kunshira ariho bo bahashirwa, katika jina ndakize ndabohotse. Urakoze mwami, aturukirane uti ndakize ndabohotse. Ongera usubiremo uti ndakize ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Ongera usubiremo uti ndakize mu izina rya Yesu ndabohotse. Urakoze mwami kubohoye abantu bawe kandi ukabakirije mu izina ryawe ngapfa kazuka dusabye twizeye. Amen. 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 Ubaye ufashijwe, ntugende udakoze subscribe, kandi ntugende udakoze share.
Imana amahoro igumugisha. Subscribe izagufasha kugira ngo igihe cyose udushakiye ugiye kuri YouTube utubone. Uwiteka agumugisha, Uwiteka kugirira neza. Mugire ibihe byiza.